Amategeko y'imisoro y'abanyamahanga benshi ashingiye ku hantu umuntu aba, ariko hari ibihugu bike nka Amerika byafashe indi nzira itangaje yo gusoresha abaturage babyo hashingiwe ku bwenegihugu aho kugendera kuho umuntu atuye. Ibi nibyo bita Citizenship Based Taxation (CBT). Mu magambo yoroshye, Citizenship Based Taxation ni uburyo igihugu gikoresha abaturage bacyo niyo baba batuye cyangwa bakorera amafaranga mu kindi gihugu. Ni nko kuvuga ngo uri umwenegihugu wacu, ugomba gutanga umusoro nubwo waba utakibana natwe. Ngaho ni mu kuba kabiri maze mu ntege amatwi babwira iby'uyu musoro ntacyo mbakinze. Aha turamenya umuntu iyo atawutanze bimugendekera bite? Ese utangwa mu buhe buryo? Ubundi se kuba utari mu gihugu kikwishyuza uwo musoro babwirwa n'iki uko winjije ikiri buvemo uwo musoro? Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Mu gihe ibihugu hafi ya byose bikoresha Residence Based Taxation, Amerika na Eritrea nibo bonyine ku isi bacyubahiriza CBT, Citizenship Based Taxation. Kugira ngo turusheho kubyumva neza, reka twifashishe urugero rufatika rwa Patrick w'umunyamerika umaze imyaka 12 atuye i Kigali mu Rwanda. Afite akazi keza, ahembwa mu mafaranga y'u Rwanda kandi anafite konti muri banki zo mu Rwanda. Uyu Patrick utakibarizwa mu kazi cyangwa mu bucuruzi bugira aho burira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko buri mwaka Patrick agomba kuzuza inyandiko z'imisoro tax returns, akohereza muri Amerika yerekana amafaranga yose yinjije n'ahantu afite imitungo. Nubwo yaba yarishyuye imisoro mu Rwanda, hari ubwo Amerika imusaba kongera kwishyura iyayo bitewe n'itandukaniro ry'amategeko y'imisoro hagati y'ibihugu byombi. Umuturage ashobora kwishyura imisoro mu gihugu atuyemo ndetse n'iyo Amerika yamusabye, nubwo hariho amasezerano amwe n'amwe yo kugabanya gusoreshwa kabiri, double taxation agreements ya za leta z'ibihugu, ariko ntabwo biba bihagije. Amerika isaba abaturage bayo batuye hanze y'igihugu gutanga raporo zose zerekeranye n'aho bafite amafaranga, nk'amakonti yabo ya banki, imitungo yabo n'andi mabwiriza nka FATCA Foreign Account Tax Compliance Act. Abantu benshi birirwa bahiga uko bakwiyambura ubwenegihugu bwa Amerika kugira ngo birinde izo rwaserera z'imisoro y'amoko yose no guhora bahambiriwe n'amategeko badasobanukiwe. Gusa si ibintu byoroshye kwiyambura ubwenegihugu bwa Amerika. Bisaba kwishyura amafaranga arenga 2,000 no gukora ibindi bintu byinshi tuzagarukaho mu kiganiro cyacu gitaha. Ese wowe nk'umunyarwanda utuye hanze wamenya iki kuri iyi CBT? Icyo wamenya nuko niba uri umunyarwanda ufite ubwenegihugu bwa Amerika cyangwa warigeze kubugira, ushobora kuba uri mu nshingano zo gusora niyo waba uba mu Rwanda. Ibihugu nka Canada, Australia cyangwa u Rwanda nibisoresha abaturage babyo batuye hanze keretse bafite ibikorwa cyangwa imitungo biri mu gihugu.
bindi wamenya, inyandiko z'imisoro tax return. Ubu ni uburyo bwifashishwa mu kugaragaza amafaranga winjije no gusaba imbabazi cyangwa ugatanga ibirarane. Hari na FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Iri naryo ni itegeko rishyiraho ko amabanki yo mu mahanga agomba gutanga amakuru ku banyamerika bayafitemo za konte. Haraza na double taxation, aha ni igihe umuntu asora mu bihugu bibiri ku mafaranga amwe. Ntabwo twakwibagirwa kandi Foreign Earned Income Exclusion, ni itegeko ryemerera abanyamerika batuye hanze kugabanyirizwa umusoro ku gice runaka cy'amafaranga binjirije hanze y'igihugu kugera hafi ku bihumbi 120 by'amadolari y'Amerika buri mwaka. Mu myaka ya vuba, abanyamerika benshi batuye ku mugabane w'Uburayi bagaragaje impungenge zabo bavuga ko guhora bahagaritswe na za banki cyangwa kwirukanwa mu bigo by'imari bitewe n'ubwenegihugu bwabo bibababaza cyane, kubera ko amabanki atinya gukorana n'abagomba kubahiriza FATCA. Hari abavuga ko ibi bigize akarengane gashingiye ku bwenegihugu, abandi babibonamo nk'uburyo bw'igihugu bwo gucunga umutungo wacyo neza n'uburyo bwo guhangana n'abinjiza amafaranga mu buryo butemewe, tax evasion. Hari ibiganiro byinshi ku rwego mpuzamahanga ku bijyanye no kuvugurura CBT, ndetse bamwe basaba ko Amerika yakwigira ku bindi bihugu ikareka gusoresha abaturage bayo bagiye gushakira amaramuko mu bindi bihugu, keretse abafite ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa imitungo muri Amerika. Kugeza ubu rero, imirongo ngenderwaho niyo igikurikizwa, kandi ababyifuza bagirwa inama yo gukorana n'abunganizi b'inzobere mu by'imisoro mpuzamahanga, International Tax Attorneys. CBT ishimangira ko hari ibihugu bibona ubwenegihugu nk'igihango kirenze aho umuntu aba, nubwo bamwe babibona nk'uburyo bwo gusaba umuturage uruhare rwe mu iterambere ry'igihugu cye, ariko ku bandi bibabera umutwaro w'itegeko utagendanye n'ukuri k'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ni ngombwa rero ko buri wese usanga mu bwenegihugu bw'igihugu gikoresha CBT agomba gusobanukirwa neza inshingano ze, kuko kutabimenya ntibivuze kudahabwa ibihano. Nimba uri umunyamerika cyangwa umwenegihugu wa Eritrea utuye ahandi, CBT irakureba. Kubisobanukirwa ni intambwe ya mbere yo kwirinda ingaruka z'ibirarane by'imisoro y'imitungo yawe mu buryo bwagutse. Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro, naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz, naho ubutaha. Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.